Yesu Kristo ashimwe, tugeze mu gitabo cya Ezira dusoma Bibiliya, uyu munsi turatangira dusoma ibice 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umwami atuma Ezira i Yerusalemu. Hanyuma y'ibyo, ku ngoma ya Aritezeruzi, umwami w'Ubuperesi, Ezira mwene Seraya, mwene Azariya, mwene Hilukiya, mwene Shalumu, mwene Sadoki, mwene Ahitubu, mwene Amariya, mwene Azariya, mwene Merayoti, mwene Zerahiya, mwene Uzi, mwene Buki, mwene Abishuwa, mwene Finehasi, mwene Eliyezari, mwene Aroni umutambyi mukuru. Ezira uwo arazamuka ava i Babuloni, kandi yari umwanditsi w'umuhanga mu by'amategeko ya Mose yatanzwe n'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Umwami amuha ibyo yamusabye byose, abiheshwa n'ukuboko k'Uwiteka Imana ye kwari kuri we. Nuko bamwe mu Bisiraheli bazamukana n'abatambyi bamwe n'Abalewi n'abaririmbyi n'abakumirizi n'Abanetinimu, abo bajya i Yerusalemu mu mwaka wa 7 wo ku ngoma y'umwami Aritazeruzi. Ezira agera i Yerusalemu mu kwezi kwa 5 ko mu mwaka wa 7 uwo mwami ari ku ngoma. Ndetse yahagurutse ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere ava i Babuloni, maze ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 5 agera i Yerusalemu, abiheshejwe n'ukuboko kw'Imana ye kwari kuri we, kuko yari yaramaramaje mu mutima gushaka amategeko y'Uwiteka ngo ayasohoze, kandi ngo yigishe mu Bisiraheli amategeko n'amateka. Nuko aya magambo yakurikije ayo mu rwandiko umwami Aritazeruzi yahaye Ezira umutambyi n'umwanditsi, ndetse yari n'umwanditsi w'amagambo y'amategeko y'Uwiteka n'ibyo yategetse Abisiraheli. Umwami aha Ezira urwandiko rw'abatware ngo bazamufashe. Aritazeruzi umwami w'abami yandikiye Ezira umutambyi, umwanditsi w'amategeko y'Imana nyir'ijuru, ni amahoro masa n'ibindi. Ndetse itegeko abantu b'Abisiraheli bose n'abatambyi babo n'Abalewi bari mu bihugu byanjye, abashaka ubwabo kujya i Yerusalemu ngo mujyane, kuko njyewe umwami n'abajyanama banjye 7 tugutumye ngo ujye kubaza iby'i Buyuda n'i Yerusalemu nk'uko amategeko y'Imana yawe ufite ameze, kandi ngo ujyane ifeza n'izahabu, ibyo njyewe umwami n'abajyanama banjye twatuye Imana ya Isiraheli iba i Yerusalemu. Kandi ifeza yose n'izahabu uzasanga mu gihugu cy'i Babuloni cyose, hamwe n'amaturo y'abantu n'ay'abatambyi batuririye inzu y'Imana yabo iri i Yerusalemu babikunze badahatwa, nicyo kizatuma ugira umwete cyane wo kujyana izo mpiya, ukazigura ibimasa n'amasekurume y'intama n'abana b'intama, hamwe n'amaturo y'amafu n'ay'ibyo kunywa aturanwa nabyo, ukabitambira ku cyotero cy'inzu y'Imana yanyu iri i Yerusalemu. Kandi ibizasaguka kuri izo feza n'izahabu, wowe na bene wanyu uko muzashaka kubigenza muzabigenze mutyo, mukurikije iby'Imana yanyu ishaka. N'ibintu uhabwa byo gukoresha mu nzu y'Imana yawe uzabimurikira Imana y'i Yerusalemu. Kandi n'ibintu byose bazashaka ko kubw'inzu y'Imana yawe, ibyo uzaba ukwiriye gutanga uzajya ubikura mu nzu ibikwamo ibintu by'umwami ubitange. Njyewe ubwanjye umwami Aritazeruzi ntegetse abanyabintu banjye bo hakurya y'uruzi bose yuko icyo Ezira umutambyi, umwanditsi w'amategeko y'Imana nyir'ijuru azabaka cyose kizajya gitanganwa umwete wose, bikagarukira ku italanto z'ifeza 100 n'indengo z'ingano 100 n'inshuro z'intango za vino 100 n'ibibindi by'amavuta 100 n'umunyu udafite urugero. Ikizategekwa n'Imana nyir'ijuru cyose gukorwa ku nzu yayo kijye gikorwa bitunganye, kugira ngo uburakari butagera mu gihugu cy'umwami n'abahungu be. Kandi tubasobanurire iby'abatambyi n'Abalewi n'abaririmbyi n'abakumirizi n'Abanetinimu
n'abagaragu b'iyo nzu y'Imana bose uko bangana, nta tegeko ryo kubaka umusoro cyangwa ihoro cyangwa ikoro. Kandi nawe Ezira, uko ubwenge bw'Imana yawe bukurimo, uzatoranye abatware n'abacamanza bo gucira imanza abantu bo hakurya y'uruzi, abazi amategeko y'Imana yawe bose, n'utayazi muzajye muyamwigisha. Maze utazemera kwitondera amategeko y'Imana yawe n'amategeko y'umwami, bajye bagira umwete wose wo kumucira urubanza, rwaba urwo kwicwa cyangwa urwo gucibwa cyangwa urwo kunyagwa ibye cyangwa urwo kumuboha. Uwiteka Imana ya ba sogokuruza ishimwe yashyize mu mutima w'umwami imigambi imeze ityo yo kurimbisha inzu y'Uwiteka iri i Yerusalemu, kandi niyo yansaguriyeho imbabazi zayo imbere y'umwami n'abajyanama n'imbere y'ibikomangoma bye bikomeye byose. Nuko mpeshwa imbaraga n'ukuboko k'Uwiteka Imana yanjye kwari kuri njye, mperako nteranya abakuru bo mu Bisiraheli ngo tuzamukane. Aba ni bo batware b'amazu ya ba sekuruza, kandi uko niko kuvuka kwabo, abo twazamukanye tuva i Babuloni ku ngoma y'umwami Aritazeruzi. Muri bene Finehasi ni Gerushomu, muri bene Itamari ni Daniyeli, muri bene Dawidi ni Hatushi, muri bene Shekaniya, muri bene Paroshi ni Zekariya, kandi yabaranywe n'abagabo 150 ukurikiranije imivukire yabo. Muri bene Pahati-Mowabu ni Eliyowenayi mwene Zerahiya, kandi yari kumwe n'abagabo 200. Muri bene Shekaniya ni mwene Yahaziyeli, kandi uwo yari kumwe n'abagabo 300. Muri bene Adini ni Ebedi mwene Yonatani, uwo yari kumwe n'abagabo 50. Muri bene Elamu ni Yeshaya mwene Ataliya, nawe yari kumwe n'abagabo 70. Muri bene Shefatiya ni Zebadiya mwene Mikayeli, nawe yari kumwe n'abagabo 80. Muri bene Yowabu ni Obadiya mwene Yehiyeli, nawe yari kumwe n'abagabo 218. Muri bene Shelomiti ni mwene Yosifiya, nawe yari kumwe n'abagabo 160. Muri bene Bebayi ni Zekariya mwene Bebayi, nawe yari kumwe n'abagabo 28. Muri bene Azigadi ni Yohanani mwene Hakatani, nawe yari kumwe n'abagabo 110. Muri bene Adonikamu wo hanyuma, aya niyo mazina yabo: Elifeleti na Yeyeli na Shemaya, nabo bari kumwe n'abagabo 60. Kandi muri bene Bigivayi ni Utayi na Zabudi, nabo bari kumwe n'abagabo 70. Ezira atumira Abalewi n'Abanetinimu, abo mbateraniriza ku mugezi ujya ahava, tuhaca ingando tuhamara 3. Nitegereza abantu n'abatambyi, nsanga nta n'umwe wo muri bene Lewi ubarimo. Ntumira Eliyazari na Ariyeli na Shemaya na Elunatani na Yaribu na Elunatani na Natani na Zekariya na Meshulamu b'abakuru, kandi na Yaribu na Elunatani b'abigisha. Batuma kwa Ido umutware w'Ikasifiya, mbabwira ubutumwa bazabwira Ido na bene se b'Abanetinimu aho babaga Ikasifiya, ngo batwoherereze abahereza b'inzu y'Imana yacu. Maze kubw'ukuboko kwiza kw'Imana yacu kwari kuri twe, batuzanira umugabo w'umunyabwenge wo muri bene Mahari mwene Lewi mwene Isiraheli, na Sherebiya n'abahungu be na bene se uko ari 18, na Hashabiya hamwe na Yeshaya wo muri bene Merari na bene se n'abahungu babo uko ari 20, nabo mu Banetinimu, abo Dawidi n'abatware be batanze ngo bakorere Abalewi. Abanetinimu 220 bose bavugwa mu mazina yabo. Biyiriza ubusa ku mugezi ahava. Maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu,
bato n'ibintu byacu byose, kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twaravuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari ku bayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Impiya zabo zibitswa abatambyi 12, maze ntora 12 mu batware b'abatambyi, Sherebiya na Hashabiya n'abantu 10 muri bene se, mbagerera ifeza n'izahabu n'ibintu by'amaturo y'inzu y'Imana yacu, iby'umwami n'abajyanama be n'abatware be n'Abisiraheli bari bahari bose batuye. Nuko mbagerera italanto z'ifeza 650 n'ibintu by'ifeza italanto 100 n'italanto z'izahabu 100 n'ibyungu by'izahabu 20 byari dariki 1000 n'ibikoreshwa 2 by'imiringa myiza isenywe y'igiciro cyinshi cy'izahabu ndabibashyikiriza. Ndababwira nti mwebwe muraberejwe Uwiteka, n'ibintu bikoreshwa nabyo ni ibyera, hamwe n'izo feza n'izahabu n'ituro batuye Uwiteka Imana ya ba sogokuruza babikunze. Mube maso mubirinde kugeza aho muzabigereza imbere y'abatware b'abatambyi n'Abalewi n'abatware b'amazu ya ba sogokuruza b'Abisiraheli mu byumba byo mu nzu y'Uwiteka i Yerusalemu. Nuko abatambyi n'Abalewi benda ifeza n'izahabu n'ibindi bintu uko indatira zabyo zanganaga ngo babijyane i Yerusalemu mu nzu y'Imana yacu. Ezira agera i Yerusalemu. Bukeye ku munsi wa 12 w'ukwezi kwa mbere, duhaguruka ku mugezi Ahava tugiye Yerusalemu. Ukuboko kw'Imana yacu kuba kuri twe, idukiza amaboko y'ababisha n'abaduciriye ibico mu nzira. Tugeze i Yerusalemu tuhasibira 3. Nuko ku munsi wa 4 bagera ifeza n'izahabu n'ibindi bintu babigerera mu nzu y'Imana yacu, bishyikiriza Meremoti mwene Uriya umutambyi ari kumwe na Eleyazari mwene Finehasi, kandi bari bafatanije na Yozabadi mwene Yoshuwa na Nowadiya mwene Binuwi b'Abalewi. Byose barabimurika uko umubare wabyo n'indatira zabyo byari biri. Icyo gihe indatira zabyo byose zirandikwa. Maze abavukiye mu bunyage bakabuvamo batambira Imana ya Isiraheli ibitambo byoswa, batanga inka 12 z'igitambo cyoswa cy'Abisiraheli bose, n'amasekurume y'intama 96, n'abana b'intama 77, n'amasekurume y'ihene 12, bibi igitambo cyo gukuraho ibyaha. Ibyo byose byabaye igitambo cyoserezwa Uwiteka. Maze bashyikiriza abatware b'umwami n'ibisonga bye bo hakurya y'uruzi amategeko y'umwami, nabo bafasha abantu n'inzu y'Imana. Igice cya 9. Abantu b'Imana banga kwitandukanya n'abanyamahanga. Nuko ibyo byose birangiye, abatware baranyegera barambwira bati Abisiraheli n'abatambyi n'Abalewi ntibayitandukanije n'abantu bo mu bihugu, ahubwo bakora ibizira byabo, iby'Abanyakanani n'iby'Abaheti n'iby'Abaferezi n'iby'Abayebusi n'iby'Abamoni n'iby'Abamowabu n'iby'Abanyegiputa n'iby'Abamori, kuko ubwabo birongorera abakobwa babo bakabashyingira n'abahungu babo, bigatuma urubyaro rwera rwivanga n'abantu bo muri ibyo bihugu, ndetse abatware n'abanyamategeko nibo barushijeho gucumura muri byo. Maze numvise ibyo, nshishimura umwambaro n'umwitero wanjye, nipfura umusatsi ku mutwe, ndetse nipfura n'ubwanwa, nicara numiwe. Aho narindi hateranira abantu bose bahindishijwe umushyitsi n'amagambo y'Imana ya Isiraheli kubw'igicumuro cy'abavuye mu bunyage. Ngumya kwicara numiwe ngeze igihe cyo gutura kwa nimugoroba. Ezira asenga yatura ibyaha by'abantu b'Imana. Ituro rya nimugoroba rituwe, mpagurukaho narindi nibabaje. Umwambaro wanjye n'umwitero wanjye byari bishishimutse, mperako nkubita amavi hasi, ntegera Uwiteka Imana yanjye ibiganza, ndavuga nti ayi Mana yanjye, nkozwa n'isoni, mu maso hanjye haratugengeza, bimbuza kukuburiraho amaso. Mana yanjye, kuko ibicumuro byacu bigwiriye,
bikaturengerana, dutsinzwe n'imanza nyinshi zarundanijwe zikagera mu ijuru. Uhereye mu bihe bya ba sogokuruza twagibwagaho n'urubanza rukomeye cyane na bugingo n'ubu, kandi ibicumuro byacu nibyo byatumye dutanganwa n'abami bacu n'abatambyi bacu, tugahabwa abami bo mu bindi bihugu, tukicwa n'inkota, tukajyanwa turi imbohe, tukanyagwa, tugakorwa n'isoni nk'uko bimeze ubu. Ariko noneho muri uyu mwanya muto, Uwiteka Imana yacu yerekanye imbabazi zayo, idusigariza igice cy'abantu kirokotse, idushyiriye ingango ahera hayo, kugira ngo ihesheshe amaso yacu, iduhumurize buhoro mu buretwa bwacu. Erega turi abaretwa, ariko Imana yacu ntiduhanye mu buretwa bwacu, ahubwo idusaguriyeho imbabazi zayo imbere y'abami b'Ubuperesi, iraduhumuriza kugira ngo twubake inzu y'Imana yacu, kandi ngo dusa n'ahasenyutse hayo, ngo iduhe n'inkike idukikije i Buyuda n'i Yerusalemu. None Mana yacu, ibyo ko byarangiye turavuga iki? Kandi ko twaretse amategeko yawe wategekeye mu bagaragu bawe b'abahanuzi, ukavuga uti igihugu mujyamo ngo mugihindure ni igihugu cyandujwe no gukiranirwa n'ibizira bikorwa n'abanyamahanga bo mu bihugu, bacyujuje n'imyanda yabo hose irasangana. Kandi ngo nuko rero ntimuzashyingirane nabo, kandi ntimuzabashakire amahoro cyangwa kugubwa neza iminsi yose, kugira ngo mube abantu bakomeye, murye ibyiza byo mu gihugu, muzakirage abana banyu kibe gakondo yaba iteka ryose. None rero ubwo ibyo byose bitugezeho, tukagibwaho n'urubanza rukomeye tuzira ingeso zacu mbi, kandi none Mana yacu ukaba uduhanye igihano kidahwanye n'ibicumuro byacu, ukadusigariza igice kingana gityo, mbese twakongera guca mu mategeko yawe tugashyingirana n'abanyamahanga bakora ibyo bizira? Ntiwaturakarira ukatugezaho wazaturimburira, ntihagire igice kirokoka cyangwa ucika ku icumu? Uwiteka Mana ya Isiraheli, ni wowe ukiranuka, kuko twebwe dusigaye turi igice kirokotse nk'uko bimeze ubu. Dore turi imbere yawe, turiho urubanza. Ibyo ni byo bituma tutabasha guhagarara imbere yawe. Abisiraheli bongera kwitandukanya n'abanyamahanga. Nuko Ezira agisenga yatura, kandi arira n'amarira yikubise hasi imbere y'inzu y'Imana, iteraniro rinini cyane rivuye mu Bisiraheli, abagabo n'abagore n'abana bato bateranira aho yari ari aho ngaho, kandi abantu barariraga cyane. Maze Shekaniya mwene Heyeri, umwe muri bene Elamu, abwira Ezira ati, twacumuye ku Mana yacu, dushaka abagore b'abanyamahangakazi bo mu mahanga yo mu bihugu, ariko none muri ibyo haracyariho ibyiringiro by'uko Abisiraheli bakira. Nuko rero none dusezerane isezerano n'Imana yacu, yuko dusenda abagore bose n'abana babyaye, dukurikije inama ya databuja n'iy'abahindira imishyitsi itegeko ry'Imana yacu, kandi bigenzwe nk'uko amategeko ategeka. Byuka, kuko ari ibyawe, kandi turi kumwe nawe, ntutinye ubikore. Ezira ahera ko arabyuka, arahiza abakuru b'abatambyi n'Abalewi n'Abisiraheli bose yuko bazabigenza nk'uko bagiye inama. Nuko bararahira. Maze Ezira arahaguruka, ava imbere y'inzu y'Imana, ajya mu nzu ya Yehohanani mwene Eliyashibu. Agezeyo ntiyagira icyo afungura, kuko yababajwe n'igicumuro cy'abavuye mu bunyage. Hanyuma bamamaza i Buyuda n'i Yerusalemu ngo abavukiye mu bunyage bakabuvamo bateranire i Yerusalemu, kandi ngo utazaza mu minsi 3 nk'uko abatware n'abakuru bagiye inama azanyagwa ibye byose, kandi nawe ubwe akurwe mu iteraniro ry'abavuye mu bunyage. Nuko Abayuda n'Ababenyamini bose bateranira i Yerusalemu mu minsi 3, kandi hari ku munsi wa 20 w'ukwezi kwa 9. Abantu bose bicara mu muharuro imbere y'inzu y'Imana, bahindishwa umushyitsi n'ibyo, kandi kuko hari imvura nyinshi. Maze Ezira arahaguruka arababwira ati,
mwaracumuye mushaka abagore b'abanyamahangakazi, mwongerera Abisiraheli icyaha. None nimwaturire Uwiteka Imana ya ba sogokuruza, mukore ibyo ishaka, mwitandukanye n'abanyamahanga bo mu gihugu n'abagore b'abanyamahangakazi. Nuko iteraniro ryose bamusubizanya ijwi rirenga bati, nk'uko udutegeka niko twemeye kubikora. Ariko abantu ni benshi, kandi ubu ni igihe cy'imvura nyinshi, ntitubasha guhagarara hanze, kandi uwo murimo si uw'umunsi umwe cyangwa ibiri, kuko muri ibyo twacumuye cyane. Nuko rero abatware bacu nibagabanye iteraniro, maze abashatse abagore b'abanyamahangakazi mu midugudu yacu yose bajye baza mu bihe bitegetswe, bazanywe n'abatware b'umudugudu bose n'abacamanza bawo, bageze aho uburakari bw'Imana yacu buzatuviraho, kandi iryo jambo rigasohozwa. Yonatani mwene Asaheli, Yahazeya mwene Tikuva nibo bonyine bahagurutse bahakana iyo nama, kandi bafatanya na Meshulamu na Shabetayi umulewi. Nuko abavukiye mu bunyage babigenza batyo, maze Ezira umutambyi n'abatware bamwe b'amazu ya ba sekuruza, uko amazu yabo yari ari, bose uko amazina yabo yari ari, baratoranywa. Hanyuma ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 10 bicazwa no kubigenzura. Ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere bari barangije iby'abagabo bose bari barashatse abagore b'abanyamahangakazi. Abashatse abagore b'abanyamahangakazi bo mu bana b'abatambyi n'aba: muri bene Yeshuwa mwene Yosadaki na bene se ni Maseya na Eliyezeri na Yaribu na Gedaliya. Batanga amaboko yabo ho abagabo yuko basenda abagore babo, kandi batanga imfizi y'intama yo mu mukumbi w'ikiru, kuko batsinzwe n'urubanza. Muri bene Imerini, Hanani na Zebadiya. Muri bene Harimu ni Maseya na Eliya na Shemaya na Hiyeyeli na Uziya. Muri bene Pashuri ni Eliyowenayi na Maseya na Ishimayeli na Netaneli na Yozabadi na Elasa. Mu Balewi ni Yozabadi na Shimeyi na Keraya ari we Kerita, Petahiya na Yuda na Eliyezeri. Mu baririmbyi ni Eliyashibu, abakumirizi ni Shalumu na Teremu na Uri. Mu Bisiraheli muri bene Paroshi ni Ramiya na Iziya na Malikiya na Miyamini na Eliyazari na Malikiya na Benaya. Muri bene Elamu ni Mataniya na Zekariya na Yehiyeli na Abudi na Yeremoti na Eliya. Muri bene Zatuni Eliyowenayi na Eliyashibu, Mataniya na Yeremoti na Zabadi na Aziza. Muri bene Bebayi ni Yehohanani na Hananiya na Zabayi na Atiyarayi. Muri bene Bani ni Meshulamu na Maluki na Adaya na Yashubu na Sheyari na Yeremoti. Muri bene Hatimowabu, Adina na Kelari na Benaya na Maseya na Mataniya na Besaleli na Binuwi na Manase. Muri bene Harimu ni Eliyezeri na Ishiya na Malikiya na Shemaya na Shimeyoni na Benyamini na Maluki na Shemariya. Muri bene Hashumu ni Matenayi na Matata na Zabadi na Elifeleti na Yeremayi na Manase na Shimeyi. Muri bene Bani ni Madayi na Amuramu na Uweli na Benaya na Bedeya, Keruhi na Vaniya na Meremoti na Eliyashibu na Mataniya na Matenayi na Yasayi na Bani na Binuwi na Shimeyi na Shemeremiya na Natani na Adaya na Makinadebayi na Shashayi na Sharayi na Azareli na Sheremiya na Shemariya na Shalumu na Amariya na Yosefu. Muri bene Nebo ni Yeyeli na Mititiya na Zabadi na Zebina na Ido na Yoweli na Benaya. Abo bose bari barashatse abagore b'abanyamahangakazi, ndetse bamwe muri bo bari barabyaranye abana. Imana rero ibaha umugisha. Dushoje igitabo
cya Ezira, tuzakomeza ejo dusoma igitabo cya Nehemiya. Mugire umunsi mwiza.